aya ni amazi banywa y'umugezi, ni amazi banywa y'umugezi kugira ngo imbaraga zacu twese zirakora. Ugiye kuzimurikira mu mazi? Imbaraga zacu twese zirakora, imbaraga zacu zirakora, imbaraga zacu zirakora. Ukuvuga ngo ugiye gufata aya mabuye uyashyiremo aya mazi, ariko ibiravamo ntugire ubwoba, ugiye kubereka imbaraga zacu ukuntu zikora. Ndandikamo gusa ntugire ubwoba humura. Egera hirya gatoya kugira ngo udashya, kubera ko uyu ni imbaraga zacu. Amabuye no mu mazi atu. Ni imbaraga zacu, ni imbaraga zacu. Abonye nuriye urugutabaza, nuriye urugutabaza, abari tubahe ikaze abakurikira Kigali News 205. Twizere ko mumeze neza, turacyari mu kazi kaba gakomeye katanoroshye, tuzamuka ku misozi igiye itandukanye kugira ngo tubagezeho byinshi bigiye bitandukanye. Uno munsi na professeur kugira ngo muganga twongere tuganire, ndashaka buri kimwe ku kindi agenda asobanurira uburyo ino miti ikora, uburyo ayikoresha. Ese mama we ajya kumuraga uyu murage wo kuvuga ngo reka musigire igicumbi cyanjye, byari byifashe gute? Nanjye muha amahoro. Amahoro ni meza, nta kibazo. Ni rudakubana rwose. Turahari. Umeze neza? Nta kibazo, tumeze neza. Abarwayi turi kubavura bagakira, nta kibazo. N'abadukurikirana bakomeje guhamagara bati umuganga kabisa, bamwe bageremewe. Turabavura bari hanze baza gushima, abandi bagatwoherereza. Iyo twabashije kubona amafoto yabo, tukabona amazina yabo n'amafoto, turabikora twifashishije WhatsApp. Impamvu uyu mubyeyi wanjye Kinyamukecuru ntamubonye ejo bundi kubera ko afite imbaraga nkeya, yabate ntazapfa mwana wanjye nagusigiye umurage kubera ko ari njye wamuhamuriraga. Biba ngombwa ko ibintu byose agira ati abisigira, imiti yose ndayizi kuko njye wajyaga njya kuyahira. None no muganga ndashaka ku kindi byo nanze ni karibu kuramo inkweto, wicaraho ngaho ku mukeka, wicaraho ngaho hasi ibicumbi. Abana baje kwifuza. Ikibazo ufite ni ikihe tugufashe? Nari nugamye ahantu hari umuntu twari kumwe, yumva antwaye 80,000 na resepase na smartphone. Wifuza ko twabikugarurira? Warugamye? Nari nugamye ahantu imvura iri kugwa, ndi kumwe n'umumama, ngeka ko ari ntwari amafaranga 80,000 na smartphone na resepase. Yari muhire. Nari mfite agashakoshi, telefone nyifashe uwo muntu kisinzi ko mfasha gatoya ahita urihahita byese ndabyo. Usanzwe utuye hano hafi? Muganga ibyo nashaka ndazi kubigeraho. Wagutegereje gato cyangwa muganga kuko nashakaga reka tumanze tuganire gakeya. Wabihanganye gato y'abanyane n'abanyamakuru badusura. Nacyo ndashaka kumenya imiti ukoresha. Ndashaka kugira ngo imiti ukoresha ugende umbwira umwe ubundi cyangwa nanone cyangwa umufashe serivisi. Reka dufashe uyu nguyu wihuta tuganira mu gihe ntegereje amaze fashe uyu nguyu. Nabanza mfashe hano rero mbere yuko tugufasha ufite ari amafaranga witwaje yo ku gicumbi, ni umufaranga bashyira ku gicumbi. Hari ayo witwaje kugira ngo tugufashe akurikiranye n'ibintu agomba gukora akabona byawe yose. Amafaranga yose nari mfite aratwaye. Nashaka make sigaranye jagana make yagize turebe uko biragenda. Jagana make avuga ko yose aturuka iwawe, apfa kuba yaturutse iwanyu gusa. Shaka na make rero kuba yaturutse iwanyu kugira ngo tubone aho duheraho dushaka ibintu byanyu.
kugira bituruke bize kandi kubona ufite amafaranga akurambere bari kubinyereka ndora natwe abeshya ko wari ubeshye narinzi kwese yatwaye iyo tubeshye twebwe tuba tubireba azikaze iyo tubeshye duhita tubireba smart dore iyo ngaho tubeshye duhita tubibona twebwe iyo tubeshye turabibona dore ngaho amafaranga nyine wamufasha reka ngufashe nona bayatwaye none namwe murasangira se bari twugamye ahantu tuhahurira kera mwanga fata ariya mabuye ari hariya turagura amabuye hariya uyanzanire ayari yose barete gake yose uyafate mu ntoki ayari yose ayo mabuye ari yose uyafate mu ntoki ndakwereka ibyo ukora kubera ko imbaraga zacu uyafate mu ntoki kanze mbe fate mu ntoki nzembe ubu rero urabona aya ni amazi banywa aya ni amazi banywa y'umugezi ni amazi banywa y'umugezi kugira ngo imbaraga zacu twese zirakora ugiye kuzimwerekera mu mazi imbaraga zacu twese zirakora imbaraga zacu zirakora imbaraga zacu zirakora ni ukuvuga ngo ugiye gufata aya mabuye uyashyiremo aya mazi ariko ibiravamo ntugire ubwoba tugiye kubereka imbaraga zacu ukuntu zikora rambika hehe rambikamo gusa ntugire ubwoba humura egera hirya gatoya kugira ngo udashya kubera ko uyu ni imbaraga zacu dukoresha niho dukura imbaraga dukoresha hirya no hino aha niho dukura imbaraga dukoresha ziva hirya no hino zigera ku isi yose amabuye no mu mazi atu imbaraga zacu ukabona idusererimo izi ni imbaraga dukoresha izi ni imbaraga z'umuriro humura amazina yawe witwa nde amazina yawe witwa Angelique nde umujura wibye uri Mana Angelique umuntu wakwibye wese tugiye kumutera ihembe ryanjye rimuzane iri hembe rirakuguzana Ezera mu minota icara ureba imbere mu muryango iri hembe ryanjye niko rigiye kumuha imbaraga manatse iri hembe ryanjye riramuza ayabonye nuriye urugutabaza umuriro ntabwo utwika uyu muriro ni imbaraga zacu gutwika umunyabyaha uyu agomba gusa banza urebe niba ibintu yatwara ibintu banza urebe neza ayabo amafaranga angahe harimo ibihumbi 80 na iPhone na imbaraga zacu dukoresha z'umuriro banza urebe ibi arahwerena ibi ni umuriro n'imbaraga zacu dukoresha amakunje uzikazi arimo aragenda atoragura yaba urebe ko amafaranga yawe yuzuye aruzuye wabika ibyawe yarabibika aka gapapuro ni akantu ngendana niyo ngiye muri kongo wemerewe shimira abakurambere y'ukuvuza umutima ku bushobozi bufite kubera n'ibyo ngoreye ngiye kuguhereza 25,000 nta kibazo ariko uyu muntu muri ikihe gihano uyu muntu ugiye kumuhereza igihano cyo kumubabarira kubera ibyanjye mubabarira inkozi z'ibibi ziba zigomba kujya ahagaragara telefone yanjye yatwaye cyane teko yawe uretse gake banza urebe telefone yawe iri kwaka niyo
iyo ni ifoto yanjye. Hapo nk'ibi mujya mubita mujyana kuri polisi. Yo mubatwara no kuri polisi. Haguruka usaba imbabazi ntuzongere kwiba. Haguruka usaba imbabazi ntuzongere kwiba. Ariko hari uhemukiye rese ari hasi ariko none n'amafaranga. Ntukongere. Ibyo usaba n'imbabazi. Ongera kwiba. Ibyo usaba ntabwo nzongera kwiba n'Imana imbabarire. Yusukanza abana ari kukubira n'igihugu. Haguruka ugende tutabari tukwakira. Uko nawe genda rwiza nyina rwiza. Genda neza nacyo. Imbabazi murakoze, muganga afite umuti mwiza. Azakomeza ajya atuvura. Nta kibazo. Biba byabagoye muyakura barageza bakayiba. Nta kibazo. Izi ni imbaraga zishobora kumara iminota dushaka. Izi ni imbaraga. Ni karibu. Nanga buraho. Ni karibu kichana. Karame. Ubona ntabwo uracumura iwacu ntabwo twika abanyabyaha. Umwana w'umuhungu. Prestation. Merci. Cyagiye wavuye hano n'ubwashize igihe kikabaye. Kahise kabo. Ntabwo byahagaze. Ibarutse umuhungu. Musa akanyamuneza ni keza. Akanyamuneza ni kose. Muganga yadukoreye ibintu byiza cyane. Natwe twemeje kugaruka kumushimira. Twamaze kumushimira kuko ibyo yadukoreye byadushimishije, ariyo mpamvu twanze kubyihererana. Muze gushimira. Kubyo mpamvu nta kumushimira muga. Ngiye kumvira byo gushimira. Sinabyo gusa. Mwemera inka firizone. Ubwo tujye tuzaza gikuzaniye. Mwemera inka firizone. Firizone. Abatayizi ni inka y'inzungu. Inka y'inzungu. Njye narishimye cyane rwose. Ni wowe se umujyana ryari cyangwa kwa muganga? Wazi waherekeje kwa Twese dukomeza kujya kwa muganga, urabona ko twibitseho umusore wacu. Moga, hari umuntu wo kumamagara. Reka tube duparitse. Hanyuma ngo ndabona tuzahura hano yandikaga. Ari gushima tumumerekeza y'umuti. Ubona uramo ingofero. Agerekeye no kugira ngo adabona n'ibibazo mu nzira. Mwakoze gushima. Abatsiretse. Kandi nta muntu n'umwe wemerewe kongera kubagirira nabi. Uwo mwana muzi umwana wanjye. Umwana waje gushimira rero. Bose aba rero mumereza umwana wanjye mutireke ni mwaka ari kuri. Mugana umwana wanjye mutireke. Umwana wanjye. Umunyabigisha. Moga, tuzapangiriza. Moga. Yego. Kagushimire. Urabona tuzahura ahandi hantu. Nta kibazo. Uyu mwana wanjye kugira ngo utsirike atazongera atazabona ikibazo atazagira abanzi bagira icyo bamukora. Umwana wanjye.